ahantu ngeze rero hano hantu reka mbabwize ukuri abantu bahazi niba abantu baza umuntu uzi hano hanakira umusiribateri afite ikibazo gikomeye cyane azagiye gusengerwa bamusengere abahita Rwandex ntegereje kwambuka ntegereje kura ko feruje zihagarara nanjye nkabona uko nambuka hano tugomba kwambukira tugiye kwambuka kabisa ntegereje ko zahagaze reka nambuke tugiye gutembera Kigali aba diaspora mugiye kubona Kigali ya bien abavuga ngo Brooklyn ndeka nzembereke Kigali papa nzembereke Kigali Rwandex ari Rwandex ngiye kubereka Kigali ukuntu Kigali ari sawa hano hepfo munsi y'ibi biti hahoze inganda ngiye kubereka ukuntu ubu hari ibiyaga ngiye kubereka ibiyaga birimo ahangaha turakomeje imodoka sharika Kigali iraryoshye Kigali n'ubuki reka nkubwize ukuri Kigali yacu n'ubuki ibyo muvuga ngo Brooklyn ngo muri Amerika y'Uburayi Uburayi papa Uburayi bwacu Uburayi bw'igihugu cyacu ngiye kubatembereza ku kiyaga mu mujyi urebe ibiyaga by'umujyi hari hepfo murahabona Kigali hari hahoze ari inganda ariko ngubu ni umurwa hano bahita Rwandex turi gutembera tugenda dutembera gahoro Kigali imihanda ni iya mbere Kigali ni isuku n'umutekano ngiye kubatembereze mbereke umurwa mbereke Rwandex hano bahita Rwandex hano hari muri feruje ngiye kugenda mbajyane ku kiyaga ibiyaga bari gukora mu murwa ndaje naho ndabagezeho mbatembereze murebe ukuntu Kigali yacu ryose bikomeye cyane uyu bawita umurwa wa Kigali ndawo batemberezamo reba hano muri feruje tugeze muri feruje hano hantu bahanyandikiye 50 ndahibuka 50 na viyoye feruje mwirinde kuviyora hano bahanyandikiye 50 muri izi feruje nazi viyoye mwirinde kuviyora feruje ayo mafaranga yarandiye ariko nari nakosheje kabisa turacyakomeza tugenda tureba tugana ku cyuzi ku kiyaga hano niho bari gukora ikiyaga kubona hazitiye bana ahantu hose barahazitiye ntabwo ndakinjiramo ntebaho batata we rero hariya kuhinjira ntibishoboka ariko turarebera kure ngo ntabwo barasoza kuhubaka baracyakora ariko birumvikana ntabwo wakwinjiramo abantu bakiri mu mirimo bishobora kugira n'ikibazo ariko ndakomeza byibura mbere cyangwa kuntu ari heza mbereke naho nshoboye
ukuntu ari heza cyane, bari kuhagira neza. Ndagerageza rwose n'ikiyaga ntibereke, mbere ukuntu ikiyaga nacyo ari cyiza cyane. Harimo n'uduhanda twiza two kunyuramo. Mbese Kigali ni uburyohe, iraryoshye. Reka nkubwize ukuri, Kigali ni utamu, Kigali iraryoshye. Niyo mpamvu tugomba kwitembera aba diaspora. Ndabatembereza mbereke ibiyaga cyane. Mwebwe mutaba muheruka Kigali, mutaba muheruka umurwa, ndawubereka ndi kure, murebe ewana, murebe ukuntu umurwa wacu ari mwiza. Nubwo bitemewe kugerayo, tuzajyayo nihamara kuzura. Ubu ngubu ntabwo byemewe kuzura. Reba hari hakurya, reba ikiyaga papa, reba ikiyaga muntu wanjye. Ndakomeza ngenda mbereka ikiyaga, mbereka Kigali, ahantu tuzatwicarira turi kunywa agasururu hose ndahabatembereza. Reba Kigali, reba ikiyaga. Hano tuzaturobamo amafi y'inshonzi, tuzatuza turobemo amafi twicariye hakurya. Ewana, Kigali iraryoshye. Kigali ni ubuki. Reba ikiyaga, baracyabitunganya ariko nibyuzura tuzatwicarira ku mpande yaho hose. Urareba, twicarire, twisomera agasururu, tuganire, tuharuhukire, twirobere ku mafi y'inshonzi, ubundi ubuzima bukomeze cyane. Urumva rero ibintu biraryoshye cyane. Kigali yacu ni nziza. Turi kugenda twitemberera Kigali, tureba ubwiza bw'umurwa, ukuntu umurwa wacu uryoshye. Iyi ni Kigali, ndabatembereza kabisa, mbereke buri kimwe cyose. Hari umuhanda hano wahita Rwandex. Ibiti byari binyishe, ariko turakomeza tugenda tureba, dutembera mu muhanda. Ahangaha ni mu kayira k'abanyamaguru. Akayira k'abanyamaguru biba byemewe, urahanyura nta kibazo witemberera. Urabona, reba moto ni zose. Aba diaspora ibi nibo babikunda. Iyo babonye moto zishoreranye bararyoherwa, bakunda kwigendera ku tumoto cyane. Yego, hano hantu hose imirimo iracyakomeje. Ewana, reba, baracyakora. Hagiye kuza jaride iteye ubwoba. Ikiyaga mu mujyi wa Kigali, iki kiyaga kizaba ari icya mbere. Tuzatuza twicarire nk'ibisanzwe hano, twinywera agasururu, ubundi tumere neza, ibintu biba amahoro. Ndabereka aba diaspora cyane mutamenyereye umurwa, nuko hari kumera, nuko bari kuhakora. Hagiye guhinduka agatangaza. Muzamuhareba muvuge muti iyi ni Kigali. Iyi ni Kigali, nta handi. Ni Kigali yacu. Kwambuka hano ni hatari. Ushobora kwambuka nabi, imodoka igahita ikurya,
ubu twagiye sasa abajene bakugonga ushaka kwambuka nabi ugahita upfa ubuzima bukaba burangiye hano ntabwo biba byoroshye moto twagiye mu mujyi se tugiye mu mujyi tugiye gutembera Kigali night ugerereza ariko batatugonga ntabwo batugonga nigerayo amahoro kabisa tugiye gutembera no mujyi turebe ukuntu gahunda ya Insta hariya mfunge kasike okay reka nyimfunge tugereyo amahoro bataza kutugonga tugiye gutembera no mujyi turebe nijoro ukuntu Kigali bimeze Kigali yaryoshye kabisa ariko burya ngo mwebwe mwa mufite amakuru ngo nimwe mwa mufite amakuru yose muno koko nibyo ya numva ngo amakuru y'abamotari ngo iki numva nta byumva nzi okay ntabwo mbizi umumotari n'icyo abantu baba bavuga niyo mba ntazi ase bababeshyera hari ibintu bavuga ngo amakuru y'abamotari abamotari ariko mwese muri abana beza ariko hari n'ababa bitari sawa cyane yego ariko niko kuri mu kimotari ntibyabura ariko niko kuri da ntabwo buri muntu wese wamureba ibinyori biterwa n'uko umuntu yakuze n'imico ye kuko hari ababi hari n'abeza ugasanga nyine byose byabaye agatogo yego 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 Kigali ariko wanze biryoshye nijoro ibimeze neza ndabona amatara ni uruyange ndakurahiye ese bavuge ngo imahanga akamona Kigali ahubwo ariyo ya mbere ku isi niko mota Kigali ubona atari iryoshye none se ntabwo ujya ureba no ku mbuga nkoranyambaga ngo urebe n'ahandi urebe ngo urebe Kigali uko imeze dore ubu ngubu twahagaze dutegereje feruje ko zirekura ubundi polisi iratubwira ngo tugereyo amahoro tugomba kugerayo amahoro rero tukubahiriza amategeko y'umuhanda kugira ngo ubu twagiye twigire mu mujyi aha bahita Rwandex nijoro nuko tugiye twagiye cyane ariko uyu muyaga nawo ni ariko ngo hano hepfo bageze ku kiyaga gitangaje umva kare nahahoze ariko ya ntabwo ari abafite buri sowe ntuyafite yego ariko ni ubuntu mwese nangaye ni ubuntu ukagenda ukicariramo ukiganirira yego urumva kare nagiyeyo ngiye gutembera barambwira ngo baracyahakora ntabwo byemewe kwinjira ariko hazaba hameze neza hari ikiyaga iki kiyaga kizaba ari icya mbere ku isi none se sibyo reba umuhanda Kigali ni iya mbere ndakurahiye ase nkaho uhora uyigendamo Kigali ubu mbona bimeze gute nijoro wenda ngewe ngiye nijoro ntawe nkura kugenda nijoro muri weekend ibishyushye abantu bose bagenda
batembera oya ariko Kigali iraryoshye sinkubeshye Kigali ni ya mbere ku isi ariko ba diaspora bataba baherutse inaha ewana bagomba kubimenya bakareba ndimo ndagiye kubereka Kigali aba diaspora ngiye kubereka Kigali ku buryo bazajya baza bagatembera none iki kiyaga ni cyuzura ndakurahiye ntabwo bazasubirayo bazajya baza twicira hepfo twinywera agasururu niba shaka birobera amafi y'inshonzi ase mota amafi y'inshonzi urayazi wakuriye heze wakuriye mu cyaro ariko natwe tuba twarakuriyemo neza wakuriye uvugishije ukuri wakuriye Inyaruguru iwacu Imana y'u Rwanda ngira hariho ahubwo Inyaruguru aganaye yewe iwacu ni Kibeho kabisa Ese we nahaganaye ese ni Nyabimata uzikurusha twese turabi Nyaruguru nikoye ko numva twese se ahubwo tuva hamwe dore tugeze muri Feruje ubu turahagaze dutegereje ko ewana baduha uburenganzira tugakomeza mwese muta wumva sanzuru iwacu iwanyu ni Nyabimata sha Inyaruguru nahambere reka ngwiza ukuri Inyaruguru ewana ubuzi guteka Nyirankono urabizi kwiteka Yesu wabyibagira wanyweye umusururu nta kuntu butarawunyoye umusururu ariko ngiye gasururu mba ngakumbuye vuba aha ndaza kongera ngafateho numve kuntu gahunda imeze ndangira se urampa amakuru uvugije ukuri ayo mpe nimero nzaze nisomere ku gasururu ubundi amahoro ahinde ugaheruka ryarise ntabwo ushaka kumara icyumweru udasomye ku gasururu shaworo wiyo kabisa i Kigali se ahantu ukagurira bazi gukenga uvugishije ukuri ndashaka ko agundangira aho hantu ewana tugomba guhana nimero ukandangira ahantu benga agasururu azaza kwinywera ikigage kabisa ikigage ni icyambere aha bahita peyaje abantu batazi Kigali nijoro rero Kigali nijoro no kubimeze ariko mwebwe muhaza abamotari muzi kuhagenda kabisa kuhatembera ese uyu muyaga ko ari mwinshi muyihanganira gute mwebwe niyo mpamvu wifureba nk'ikigori uyu muyaga nijoro ni hatari ntabwo nahise ko ari kumeze ariko nubwo uba wabisha ariko mubona ibikoroto mubona ibiceri kabisa ndabizi kubihereza abandi ariko ngo nimwe bantu ba mbere ku isi mukora ku biceri inshuro nyinshi cyane yego ntabwo mubigumana yego ngo ni mwebwe bantu ku isi
ngo mugira ikibazo cy'ifaranga ngo uva mu rugo ubabwiye ngo ushyireho amazi ndaje. Ariko nibyo kuko uba uzi ko n'ubundi ugiye kugenda ukora akazi uhita utaha. Yego dore sha reba aha ni mu mujyi neza ewana. Uyu mujyi abadiaspora barawuzi se ngo Kigali ni uburyohere kabisa. Kigali iraryoshye. Kigali nijoro ni iya mbere ku isi kabisa. Reba bayita round about. Kigali ya nijoro iraryoshye ni iya mbere ku isi. Ariko Mota nawe uri umuntu wa fresh. Nawe kabisa uri umuntu mwiza. Wantwaye neza kabisa. Polisi nibyo bashishikariza kugerayo amahoro. Ariko ayo manota ni meza kuko na polisi yibyumvise irishimye ikavuga iti ntabwo twigishiriza ubusa. Nushaka unsigaho hafi uze kunsigaho hafi nta ribi ariko hatari buguteza ibibazo. Reba ahantu parika ibibazo bitakuvukira. Yego utaza kuviyora bakakwandikira. Reba hano ukira ku ruhande nta ribi amahoro ahina. Ubundi nkwishyura ibikoroto byawe. Amahoro cyane. Ubu ngubu tugeze muri Car Free Zone na motari. Car Free Zone tugiye gutembera turebe ukuntu gahunda yose yenstaye, turebe ukuntu ibintu byose bimeze. Twagiye sasa ewa. Yala Kigali. This is Kigali. This is Kigali. Ewa na wana badaheruka Kigali, badaheruka mu murwa. Nuko nguko umurwa umeze. Reba iyi nzu bari kubaka. Iyo nagatangaza. Data we ibintu ntibibaho. Aha bahita muri Car Free Zone. Turi kugenda ngiye kugenda ngenda mbatembereza mbereka reba inzu nshyashya bari kuzamura. Ubanza ifite inyubako nk'ibihumbi 100. Inyubako nk'ibihumbi 100. Reba n'aha ngaha ewa. Ushobora kugira gutyo ukamanura kamera wayitunga umuntu ewa bagahita bagukuramo roho. Ubwo rero turacyakomeje twigendera gake gake twitemberera amatembereza. Impamvu bashyizeho utu tuntu rero ni ukugira ngo iyi nyubako hatazagira ikintu gihubuka kikaba cyagira umuntu cyangiza kuko inzu ntiruzura baracyayubaka. Niyo mpamvu rero baba bashyizeho tuno tuntu kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, umutekano w'abantu w'abaturage ugende neza. Turakomeje twitemberera muri Car Free Zone. Kigali ni nijoro. Kigali ni nijoro. Ibintu ni amahoro. Turagenda twiganira tureba dutembera amatembereza. Bereka ukuntu ibintu byose ari amahoro cyane. Ahangaha tugeze rero ni ku mujyi wa Kigali, ibiro by'umujyi wa Kigali. Twagiye ahangaha ni ku biro by'umujyi wa Kigali. Murahabona abantu batabaheruka Kigali bagomba kujya babireba bakareba ukuntu ibintu bimeze neza, bakareba ukuntu umurwa umeze neza. Reba ni uruyange mba nkuroga. Yalabi impamo yose uyu mujyi uraryoshye. Ni uwa mbere ku isi. Ibi ni ibiro by'umujyi wa Kigali. Dukomeje kugenda twitemberera gahoro gahoro dutembera umujyi tureba ko umujyi nijoro kuba umeze. Nijoro umujyi umeze neza vraiment. Biba ari ibintu byiza cyane.
hano hari inyuguti rero turashaka kuyireba. Iyi nyuguti yanditseho Kigali, reka tuyirebe tuyiturutse hirya turebe neza ko ari byo byiza, ko bigaragara neza. Turakomeje, ubundi aha ngaha ni muri car free zone, ni umujyi, hano ni ku mujyi wa Kigali n'ubundi. Ya nyuguti nagira ngo mbabwire ni iyi ngiyi, Kigali, this is Kigali, Kigali yacu. Dore ya nzu, iyi nzu igiye kuzura, inyubako ifite nimba ari ibihumbi bingahe, gusa iratangaje, iratangaje. Niyo mpamvu nabazanye hano, abadiaspora cyane cyane nibo batibuka Kigali, baba bamaze imyaka bataza. Ngomba kubazana nkabatembereza, nkabereka Kigali ko imeze. Hano hantu rero, hano hejuru abatahazi, abantu bazi RTLM, yari radiyo ya kera rutwitsi, yamaze abantu, yashishikarizaga abantu ubwicanyi. Dore n'aha yakoreraga muri ino nzu hano hejuru, ureba n'umunara, umunara hariya hejuru abajene barawuhubuye, urabona ko uhengamye. Hano niho yakoreraga rero. Tukaba rero turakomeje twitemberera muri uno mujyi. Hano bahita kuri Plateau, abantu bazi kuri Plateau, abantu bahozeho. Niyo mpamvu rero dukomeje kugenda dutembera gahoro gahoro kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ndabatembereza Kigali ya nijoro, ewana namwe muraryoherwa. Komeza kwigendera mu mujyi muri car free zone, haba hari ahantu hatandukanye bacururiza ibintu bitandukanye, ibintu bya kinyarwanda bigiye bitandukanye. Ngeze hano saha akarere, abantu izi karere bazizi baraza kutubwira. Ni karere twarayikinnye mu cyaro, turayikina ewana, ariko wasanga abana b'ubu batabizi, batazi karere ngo ni iki. Iyi karere rero ni umupira twakinaga kera. Hano hantu ngeze ni muri car free zone, ndi kwitemberera, sanze bari gukinga, ariko barimo barahanura burije. Ni saa 2, nese kuki mukinga kare? Abakiriya batashye, okay, bagiye kuryama. Okay, abantu rero ndabegereye batinya kamera ariko reka ninjiremo, reka ninjiremo ndebe ibintu bacuruza, kuko harimo ibintu bya kinyarwanda. Wenda hari igihe wasanga ngize icyo ngura, reka ninjiremo. Harimo n'utuntu twiza. None se uyu mudamu ninde baramushushanyije kuri kano gakapu? Ni mwebwe? Ni wowe? Hano hantu harimo ibintu byiza. Reba Kigali, abadiaspora rero nibo bari kubwira, baze hano muri car free zone, bazaze babateza imbere, kuko harimo utuntu twa kinyarwanda, utuntu twiza twa gakondo. None se ibi bintu nimwe mubyikorera? Uzwi ngo nangize ni umuntu uhagaze hano. Ni maneke. Uyu niwe musiga ku rugo, ni umuzamu wanyu? Imana y'u Rwanda. Acuruza imyenda. None se kano wow, kano kantu ko ari keza. Iyi ni intare. Ni wowe ukikorera se? Ibyo tubikora mu rugo. Wow, kuri umuntu w'umuhangazi. Uzi no uzanshushyanye se? Uzi gushushanya ngo uzanshushanye? Nzagushushanya. Hano hantu hari ibintu byiza cyane. Wow, iyi mitako se nayo nimwe muyikorera? Ni impamo yose muri abahanga. Iyi bayita jembe. Uzi kuvuza jembe se? Iyi ngiyi ni jembe. Uzi kuyivuza? Nta nanga mugira se? None se hari ikintu nshaka kumenya. Ntabwo rigeze mbona imbehe. Imbehe urayizi?
ko nta mbehe mufite. Imbehe barayiguze yari ihari. Baraziguze. Wow. Ngiye nzagaruka hano nje kugura imbehe kuko nkunda imbehe. Hano hari utuntu twiza kuko twa kinyarwanda, bya kinyarwanda by'umuco. Wow. Hano hantu mufite utuntu bitangaje vraiment. Rero aba diaspora ni bazi naha bajye baza hano muri Car Free Zone, Peter Wise Shop baze babateza imbere vraiment kuko ibi bintu yego nsanze bari gukinga, ariko n'umuntu nkuko nikomereje ndi gutembera nuko bari guhunga, ariko ndacyakomeje. Ndabashimiye, murakoze cyane. Sawa, yego nzagaruka. Yego murakoze cyane. Sawa, twikomereje rero gutembera umujyi. Uyu nyine urumva hari ukuntu abantu bafite ubwoba ngo abantu benshi batinya kamera, niyo mpamvu batinya kujya kuri kamera. Turi gukomeza hano ni muri Car Free Zone, urabona ari ahantu heza, hari ibikorwa byiza, hari abantu bacuruza ibintu byiza. Wow. Burya muri Car Free Zone haba hari ibintu byiza cyane. Wow, haba hari imitako. Hano hantu haratangaje. Hari abagihari, hari ababa bakinze. Ibintu hano ni byiza. Hano niho baba bacuruza, abantu bacuruza utuntu twa kinyarwanda twiza vraiment. Ibintu ndabikunze cyane. Ibisanzwe muri Kigali ugiye kwambuka ahantu haba hari zebra crossing, urabanza ukitonda kugira batakugonga, ukabona kwambuka, ukambuka ukagenda, kuko bakugonga ubuzima bwahita burangira. Ahantu ngeze rero, hano hantu reka mbabwize ukuri, abantu bahazi, niba abantu baza, umuntu uzi hano hantu akiri umusiribateri afite ikibazo gikomeye cyane. Azagiye gusengerwa bamusengere. Abantu bazi no karitsiye hano kuri Orenforo Radio Rwanda, abantu bahazi bakwiye gusengerwa. Abasaza salama cyane, ni fresh.